twigire Yesu kuko ari we usobanukiwe ibyanjye mu bihe byose. Niwe gisubizo, niwe mwami nkunda rwose, niwe rutare rw'ibihe byose, we n'isoko y'ubugingo. Ntacyo nifuza iyo turi kumwe, n'umukiza undinda iteka. Niwe rutare rw'ibihe byose, we n'isoko y'ubugingo. Ntacyo nifuza iyo turi kumwe, n'umukiza undinda iteka. Mu ngendo zanjye ngendana na Yesu, anyoboza ineza ye umunsi ukira. Kare mu gitondo na nimugoroba, abana nanjye akandamira. Niwe rutare rw'ibihe byose, we n'isoko y'ubugingo. Ntacyo nifuza iyo turi kumwe, n'umukiza undinda iteka. Niwe rutare rw'ibihe byose, we n'isoko y'ubugingo. Ntacyo nifuza iyo turi kumwe, n'umukiza undinda iteka. Azirikana amagambo yanjye, ategera amatwi amasengesho yanjye. Niwe nshuti itarigeze intererana mu byishimo